nje kukubwira rero Miss agomba kuza agakavaringa ndetse agatwarira ikamba rikomeye. Uwo rero ni Miss nimero 25 witwa Kayumba. Yes, reka nguhe ikaze rero wo kundi biganiro bya Kigali Channel. Ngarukanye rero na update news. Amakuru yamaze gushyuha cyane hano muri Miss Rwanda, ndetse amakuru yamaze kugera hanze yuko Miss Rwanda yamaze kumenyekana nyuma y'abakobwa batatu bari bahanganye, ndetse ubona ko bose bari guhiganwa ku bwiza ndetse n'ubuhanga, ariko bwa nyuma na nyuma Miss Mutesi Jolly agiye kuba igisubizo kuri iki cyumweru ku itariki 13 rwose z'ukwezi kwa gatatu nibwo habaye The Choice, ndetse uyu Mutesi Jolly Miss nibwo yaje ku breaking ashyira hanze amakuru, ndetse yaje gukomoza kuri Miss Rwanda nyuma yo guterura award ya Influence of the Year, ndetse amagambo yavuze agashyira hanze akoresheje mikoro za The Choice Live yaje kugira ingaruka, ndetse ingaruka zikomeye, ndetse twavuga ko ari nziza ku ruhande rw'uyu mu Miss witwa Mutesi Jolly, kuko nyuma yuko yikomye Prince Kid, uyu muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ndetse ari nawe uyoboye iki gikorwa cya Miss Rwanda igihe kinini cyane, ndetse uyu Prince Kid wamaze guhindurira imikorere, ubona ko yongereye imbaraga zo gukorana n'abanyampinga batwaye amakamba hano mu Rwanda. Rero nyuma y'amagambo avuze ndetse agatrendinga cyane hano kuri social media hano mu Rwanda, bije kurangira rero ingaruka nziza zimugezeho, ndetse byihutirwa igitaraganya Miss Mutesi Jolly agiye kugaruka kuri finali ya marushanwa ya Miss Rwanda, aho finali zaba ku itariki 29 z'ukwa gatatu, ndetse aho iyi finali izabera ku Ntare Conference Arena, aho ndetse n'ibindi byamamare byinshi byamaze kumenyekana bizitabiriye Miss Rwanda, yaba ku bazasusurutsa bazayitabira, haba ku ruhande rw'abahanzi aba DJ bose bamaze kumenyekana. Reka nkwibutse ko Bruce Melody habaye cyane, rero nari ngarukanya amakuru yo kukubwira ko Miss nyuma y'impaka nyinshi, nyuma yuko Prince Kid azububasha ndetse n'ubuhanga buri muri Mutesi Jolly, ndetse akaza kwibuka yuko mu bihe bikomeye bya Miss Rwanda, igihe amakuru menshi yavugwaga kuri Miss Rwanda mu bihe bishize, n'uyu Mutesi Jolly wagiye ukavaringa ndetse akintervena. Nakwibutsa nk'umwaka wa 2019 nimba wibuka amarushanwa ya Miss Rwanda, urwego Josiane yari yarariteretseho, uburyo iri rushanwa ryavugwaga, ndetse n'uburyo polemique zakomeje kuba nyinshi, ariko Mutesi Jolly niwe waje kuyobora iyo operation, ndetse birangira ikamba ritwawe na Megan, ndetse abanyarwanda benshi batishimira ikamba, ariko nyuma y'igihe rwose byagaragaye ko bahisemo neza, kanama kayobowe na Mutesi Jolly n'ubundi kajiri ko kahisemo neza kandi gahitamo umukobwa ufite ubuhanga ndetse n'uburanga, dore ko n'ubundi uyu Megan ari uyoboye ari ushinzwe ubuvugizi bw'uru rwego n'ubundi rw'iyi company rutanga award ya Miss hano mu Rwanda. Rero uyu rero Mutesi Jolly niyo makuru nagira ngo nze nkubwire, ndetse ninjire ku mukobwa rwose ugiye kuba Miss, ndetse aho ari buze gutungurana hano, akaza gutungura abanyarwanda nk'uko n'ubundi basanzwe batungurwa. Reka nkwibutse Miss ya 2020 ukuntu Naomi rwose yari yitwara nabi, agaragaza gusubiza nabi, ndetse na nyuma yuko atorwa rwose, nyuma murabiza amakuru yaje kujya hanze rwose ko icya leta n'ubundi yaguye ku mwamba naho yararase, ariko biza kurangira abaye Miss, nubwo nyuma yaje guteza ibibazo Prince Kid, ndetse bakaza gutandukana n'iyi Rwanda Inspiration Backup, ariko n'ubundi izo operation zose zagiye ziyoborwa na Mutesi Jolly. Uyu Mutesi Jolly rero n'ubundi ufite uyu mwihariko waho iyo amagambo yabaye menshi ndetse habuze gica waza agakoresha size ya Musanze, kandi n'ubundi ubwo bikaza kugaragara ko n'ubundi amahitamo yakoze ari amahitamo akomeye. Reka nkubwire urugamba herutse kurwana muri Tanzania, ubwo yahagurukaga hano mu Rwanda, ndetse akagenda akatangiza umushinga mushyashya wa Miss East Africa, ndetse agashaka abaterankunga n'abafatanyabikorwa, ndetse umushinga uza kugenda neza, ndetse n'ikamba ritaha mu Rwanda ritwawe n'umunyana Shanita. Mwese mwarabikurikiye n'amarushanwa aheruka kuba. Uyu rero Mutesi Jolly nawe ni mastermind, nyuma yuko rero atangaje amagambo akomeye kuri iki cyumweru, ndetse aho benshi bavugaga ko ashobora kumwafekta, ndetse reka nkomoze kuri ayo magambo
Ikamba aho yagarutse yikoma Prince Kid ubwo umunyamakuru wa The Choice Irene yaramubajije impamvu atari kugaragara mu bamisi ndetse ajajinga ndetse hari uburyo bari kugenda baganiriza abamisi muri bootcamp hari kugaragaramo Iradukunda Elisa cyane uyu mu misi watwaye Ikamba 2017 niwe uri kugaragara cyane. Rero Mutesi Jolly n'ubundi ntiyari yiminwa kuri iki cyumweru nibwo yahise atangira kwikoma Prince Kid ndetse asobanura neza ko agomba rwose kubabarirwa na Prince Kid ntamukure ku mugati ndetse akagaruka ku kazi k'ubujaji. Reka nkwibutse ko iri rushanwa rijya gutangira uyu Mutesi Jolly nawe yarari mu bajaji ayoboye aho bakoze amatuwa mu ntara zitandukanye hano mu Rwanda ndetse aho byaje kugaragara ko Mutesi yasaga nkaho ayoboye bagenzi we bari kumwe. Reka nkwibutse ko yarari kumwe n'umunyamakuru ukomeye kuri RTV Everine Umurerwa ndetse yari kumwe na James Munyaneza, ariko aho baje kujya kuri demi finale yo kwirekeza muri bootcamp baje aba bose kubakuraho ndetse hagaragara abajaji bashya bayobowe na Ingabire JDBB n'ubundi nawe n'umunyamakuru harimo nka Dr Higiro JP, harimo Ntazinda Marcel ndetse na Elizabeth Mbuto Fideli. Ariko n'ubundi abangaba makuru yamaze kugera hanze nuko n'ubundi akanama kagomba kugaruka finale kayobowe n'ubundi na Mutesi Jolly ndetse aje gukemura ikibazo gikomeye ndetse kiri kuvugwa cyane hano muri media cy'abakobwa babiri bahanganye harimo uwitwa Keria Ruzindana nimero 47 ndetse n'uwitwa Muheto Divine nimero 6. Ariko njye aba bakobwa sibonje kugarukaho kuko n'ubundi muri aba bakobwa nta misi n'umwe urimo nta nuzagaragaramo utwara Ikamba ku rikuru ryo kuba Miss Rwanda kuko n'ubundi reka nkwibutse ko hari amakamba 3 akomeye hano ndetse atangwamo amafaranga menshi kandi bakakubrandinga ku buryo izina ryawe rikura bitewe nuko bagiye bagabanya ibihembo ndetse amakampani agenda afata amakamba amwe azagenda ahemba. Reka nkwibutse nk'ikamba rikomeye rya Miss Popularity, reka nkwibutse ikamba rya photogenique naryo rikunze kwitabazwa cyane iyo wari twaye n'amakampani akomeye hano mu Rwanda ndetse ukagenda uba brand ambassador wayo. Reka nkwibutse ko n'igisonga cya mbere nacyo ko kigiye kuzagiye habwa kayabo nyuma rero ya Miss aya makamba na amakamba 3 akomeye ndetse yafashwe n'amakampani akomeye. Reka nkwibutse nka company ya Rwanda yanayigomba guhemba hano Popularity, reka nkwibutse nka Koje Bank amafaranga bashyizeho. Rero n'ubundi aya na amakamba nayakomeye ndetse ari guhatanirwa cyane kuko n'ubundi pari yo kuba Miss n'ubundi urebeye kubijyanye n'amafaranga ndetse no kuzamuka kw'izina n'aya makamba rero na makamba akora amazina cyane ku buryo naho rero hari manje ikomeye kandi ko aba Muheto Divine ndetse na Keria Ruzindana harimo abagomba gutwara aya makamba. Nakubwira nka Muheto ko yamaze gutambuka abandi bakobwa ku bijyanye n'ubwiza haba kuri ikabona ku mafoto ari kuri Instagram cyangwa ku rukuta rwa Miss Rwanda haba ku makomenti ariho ku buryo rwose iri kamba rya Miss Photogenique rigomba gutwarwa na Muheto ndetse Keria akabigisonga bitewe n'uburyo asubiza ndetse n'ubuhanga yagiye agaragaza agomba kubigisonga ndetse ibintu biteze yuko abanyarwanda batari buze kwishimira. Ariko kubera n'ubundi bafite Miss batagomba gutakaza nubwo ejo bundi rwose yatangaje amagambo atari meza ndetse atarashimishira abayobozi bo muri Miss Rwanda, ariko nta kundi n'ubundi niko ibyishimo bimera kuko ubugomba kuvugisha ukuri ndetse ukabuhuriwe wanyawe. Rero nawe yabaye uwariwe ndetse abwiza ukuri abayobozi baka kanama ndetse n'abayoboye Miss muri rusange iyi Rwanda Inspiration Backup. Rero uyu Mutesi Jolly aje kuri iyo operation yo kugira ngo n'ubundi murabizi mu Rwanda hagiye havugwaho ikimenyane ruswa zigenda zivugwa ko mu Miss utowe atabari ubikwiye ndetse bikagenda bigaragara nyuma yuko rwose n'ubundi izo zabitugu kwa zagiye zigaragara cyane. Rero ni ikibaje kwirinda kugira ngo n'ubundi babifashwemo n'uyu mukobwa witwa Mutesi Jolly uyu mu Miss ufite uburambe muri iri rushanwa rero ndetse akaba yarayoboye n'iki gikorwa gikomeye
gikomeye cyabereye muri Tanzania. Narinje kukubwira rero Miss agomba kuza agakavaringa ndetse agatwarira ikamba rikomeye. Uwo rero ni Miss nimero 25 witwa Kayumba Darina, ndetse uyu Kayumba Darina akaba ari kubica bigacika muri bootcamp, aho ari kugenda agaragaza innovation nyinshi ndetse n'impano zitandukanye. Reka nkwibutse tujye nko muri Miss Rwanda ishize y'umwaka ushize yatwawe na Grace. Reka nkwibutse impano ikomeye Grace yagiye agaragaza muri bootcamp ndetse no kuri final performance yagaragaje, ubona ko afite imibyinire yo ku rwego rwo hejuru ndetse tumenyereye mu bihugu by'Iburayi cyane, ndetse ibintu byaje kumwongerera igikundiro. Uyu Darina rero nawe atangiye kugaragara muri bootcamp yigira Kadibi, performing indirimbo z'abaraperi benshi ari muri Amerika, ku buryo rero nabyo byamuzamuriye izina ndetse ari gutrendinga ku buryo rwose kuri iki gihe. Nakubwira ko aba bakobwa binjiye muri Miss Rwanda bose ubona ko bari ku kigero kimwe, ndetse byagaragara ko nta mustar uri murenza abandi. Nakwibutsa nk'uyu mukobwa Bahari n'ubundi usanzwe ukorana n'umusizi Rumaga, wabonaga kazwimo gake. Undi n'uwitwa Nkusirinda Priya n'ubundi wasohotse muri iri rushanwa, ariko akaba yari yaramaze kuba icyamamare ku buryo yaramaze kugenda agaragara mu mafilime atandukanye hano mu Rwanda akunzwe. Nakubwira n'ubundi nk'amakomedi yagaragaragamo na Banyakso, nakubwira nka filime yabamenye ikomeye ndetse ikunzwe hano mu gihugu. Rero n'ubundi ubu aba bakobwa bari ubustari bafite, igikundiro bafite n'ubundi bagikuye muri Miss Rwanda rero bayigezemo. Nyuma yo kuyigeramo rero icyo gikundiro cyarazamutse bikomeye, cyane kuri Kayumba Darina. Sinzi impamvu mutari kumushyiraho amaso cyane, kandi n'ubundi uyu mwana ari guca amarenga yuko agomba kuba Miss Rwanda w'ibihumbi 2022. Reka rero ninjire kuri fact mo gatoya ntanga ingero, mwumve nko ku rubuga rwa Instagram uyu Kayumba Darina niwe nimero ya 2 ku like menshi, aho akurikiye Muheto Divine, ariko nawe akaba yaramaze kumurusha comment nyinshi, aho bakomeje kumwibazaho ndetse bakomentinga ku mafoto, ndetse Miss Rwanda igenda ishyira ku rukuta rwayo kuri Instagram, ku buryo rero uyu Darina yamaze kubatambuka. Ndetse turebye no kuri kote y'abafollower n'ubundi baje ubona ko bose bari hasi ndetse batanazwi, ariko uyu Kayumba Darina yamaze kuba kubita inshuro, kuko n'ubundi kuri Instagram yamaze kugera mu bihumbi 46, mu gihe uyu Muheto Divine n'ubundi wakiryamaye mu bihumbi 23. Keri ya Ruzinda nawe akomeje kuvugwa cyane, akaba nawe yiryamaye mu bihumbi 20. Rero n'ubundi fact ntago zijya zibeshya, kuko n'ubundi biragaragara ko Kayumba yamaze kubatambuka, ndetse no kuri iyo mpana ashaka kubakira ku gikundiro Grace watwaye iri kamba umwaka ushize, ndetse ari ugomba kurimwambika kuri muri uku kwa gatatu n'ubundi ku itariki 29. Uyu Darina rero operasiyo igaruye Miss Mutesi Jolly ni ukugira ngo aregularize aya makamba ndetse ajye n'uburyo bagomba kuyatwara bikurikije igikundiro bari kugaragarizwa, ariko binakurikijwe n'amafaranga n'ubundi aya makampani atanga. Nakubwira nk'amafaranga rwose ya Miss Popularity menshi cyane, kandi uramutse ubaye Miss n'ubundi ugatwarira ikamba rya Miss Popularity n'ubundi uhita uba brand ambassador wa Rwanda. Rero byamaze gukomera n'ubundi muri bootcamp amaze kwaka umuriro, kuko n'ubundi bari muri aya marushanwa bamaze kubona dominance ya Kayumba Darina cyane, ndetse ukabona ko Keria we ari umuntu utuje, ubona ko rwose agomba kuba igisonga, ndetse agatwarwa agatara n'irindi kamba rikomeye naryo ry'umukobwa wabaniye n'abandi neza, ku buryo rero ubona ko ari kugenda ashimwa, ndetse n'amakomenti ari kuva ku bakobwa babanye muri bootcamp uri kubona ko communication yiri kugenda izamuka ndetse iba nziza. Divine rero n'ubundi wamaze kugera finali, Divine uhanganye na Darina, kuko nari nkuzaniye amakuru kukubwira ko uyu Keria yamaze kuvamo, kandi ibi byose bamaze kubitereka ku mutwe wa Mutesi Jolly kugira ngo azabihe umurongo ndetse akora ibishoboka byose. N'ubundi nkuko higeze kugaragara ijwi ndetse bigaragara ko ryakoze kuri uyu Miss Mutesi Jolly, ndetse akavanwa mu bajaji gitaraganya, ari nabyo yakomojeho kuri iki cyumweru ubwo yegukanaga award ya influencer, aho byaje kugaragara shima Miss Muheto ndetse amubwira ngo uri mwiza. Ibyo byo nta kubiburanaho ndetse nta nutabibona, ibintu bitashimwe na benshi kwa press y'umuntu kiri mu irushanwa rwose. Bigaragara ko rero ikamba yari yaritanze byarangiye, rero nicyo kimuzanye kugira ngo akosore ayo makosa, ndetse uyu Darina bize kurangira n'ubundi nkuko
byaje kugendekera neza abantu benshi bagiye bavugwa. Nakwibutsa nka Miss ya 2019 yavugwagamo ba Josiane cyane, ariko reka nkwibutsa akazi gakomeye rwose kakozwe n'uyu Miss Muyango, ariko bikaza kurangira bavuzwe cyane atari bo baritwaye. No kubwa Megan rero n'ubundi nabwo byarabaye, ugasanga umukobwa wavuzwe cyane si uritwaye. Rero izi nizo ngaruka Muheto Divine agize, kuko n'ubundi ku gikundiro nawe yarari hejuru, ariko uyu Darina bigaragara ko ari kwikomporota nk'abanyamerika, biri kugaragara ko n'ubundi we ari hejuru cyane mu mpano na creativity. N'ubundi niyo makuru nari nkuzane kugira ngo ntibigutungure, ndetse ubanze umenya aya makuru, ndetse nawe ugenda utangira ucekinga aba bakobwa babiri, ndetse nkubwire yuko uyu Kelly atakiri muri babiri bagomba kugera kuri finali. Byarangiye ubu ngubu umukobwa wamaze kugera finali n'uyu Darina ndetse na Muheto Divine. Reka rero dukurikire ndetse nkurarikire ko kuwa mbere rwose nzaba mfite breaking news zuzuye, nimba koko ibyasabwe Darina yamaze kubyuzuza, nimba koko Muheto nawe hari ikindi yakoze kugira n'ubundi Ikamba ryegukane, dore ko n'ubundi naho aho bari muri bootcamp batorohewe, ndetse bari gukurikirana social media cyane ngo bumve amakuru yamaze kugera hanze. Rero n'ubundi baramuka bakurikiranya amakuru bagomba kugira ikintu bakora, kuko iri ni Ikamba rigwa platform ndetse n'amafaranga, ndetse ukahita utumbagira mu buryo bw'imikorere ndetse n'uburyo bwo kwamamara. Rero buri wese ararishaka ahangaha, niyo mpamvu na Darina rero agomba gukora ibishoboka byose, ndetse bimwe mu byasabwa rwose ngo yamaze kubyuzuza, ari nayo mpamvu ari we ufite amahirwe 90% kuri ubu ngubu. Rero gumana na Kigali Channel kugira ngo n'ubundi kuwa mbere tu breakinga neza Miss, nawe ube mu bambere bo kugira ngo umenye muri aba babiri bageze finali ninde wegukanye Ikamba. Ese Kelly ya noneho bigeze he? Ese nyuma yo kwivumbura kwa Kelly ntiwabona yenda n'Ikamba ry'igisonga cya mbere naryo ribuze? Reka dukurikirane rero aya makuru, ndetse turahababereye ku bwanyu. Komeza ugire ibihe byiza rero aho uri hose. Ciao ciao.